Alex Kagame yavutse ari kuwa gatatu mu 1912. Avukira hitwa Ikiyanza mu gace kitwaga Uburiza, ubu ni mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda, hari ku ngoma ya Yuhi Musinga. Abamuzi bavuga ko yatangiye amashuri abanza akererewe mu myaka, ariko akagenda yihutishwa kubera ubuhanga yerekanaga mu byigwa. Yize seminari nto akomereza mu seminari nkuru yari igikorera i Kabgayi, aza no kwimukana nayo mu Nyakibanda mu majyepfo y'u Rwanda, yigaga teolojiya. Yabonanye n'umwami Rudahigwa ubwo yari akiri umufaratiri mu Nyakibanda. Umwami atangarira ubuhanga bwe mu mateka n'ubusizi, anamwemerera kumuhuza n'abasizi b'abahanga b'ibwami. Mu 1943 yasohoye igitabo cya mbere cy'amateka y'u Rwanda cyanditse mu Kinyarwanda, Inganji Karinga. Igitabo gikubiyemo amateka y'u Rwanda yabwiwe n'abiru b'ibwami. Mu mwaka w'1950 Alex Kagame yabaye umunyafurika wa mbere washyizwe mu banyamuryango b'ikigo cy'Ububiligi cyari gishinzwe ubumenyi mu bihugu bwakolonizaga. Mu 1952 yagiye kwiga i Roma, agaruka mu 1956 afite impamyabumenyi y'ikirenga Doctora muri filozofiya. Tugiye kurebera hamwe ibyo Alex Kagame yagezeho. Yigishije muri groupe scolaire Astrida, groupe scolaire ya Kansi, yanabereye umuyobozi mu seminari muri kaminuza y'u Rwanda Iruhande, kaminuza ya Zaire ishami rya Lubumbashi n'ahandi. Si ibyo azwiho cyane, ahubwo azwi nk'umwanditsi ukomeye cyane uri mu bo hejuru u Rwanda rwagize. Padiri Alex Kagame wahawe izina ry'icyubahiro rya Musenyeri arihawe na Papa Yohani Pawulo wa II, yanditse ibitabo n'inyandiko nyinshi. Yahinduye mu Kinyarwanda Isezerano Rishya, muri Bibiliya, igitabo cya misa, ibitabo by'amasomo akoreshwa mu misa n'ibindi. Yanditse ibitabo, imivugo n'imyandiko myinshi byakoreshejwe mu burezi bw'u Rwanda mu myaka myinshi. Zimwe mu nyandiko ze zizwi cyane harimo Iryoheshabirayi, Umuririmbyi wa Nyiribiremwa, Matabaro ajya i Burayi, Umwaduko w'Abazungu muri Afurika yo hagati, La philosophie bantu rwandaise de l'être, ndetse n'Inganji Karinga. Ibihembo yahawe: mu 1975 yahawe impeta y'ishimwe kubera kujijura Abanyarwanda mu nyandiko yitwa Officier de l'Ordre National des Grands Lacs. Mu 1981 yahawe kandi izina ry'icyubahiro na Papa Yohani Pawulo wa II ry'umunyeshuri w'ikirenga. Alex Kagame yapfuye mu 1981 mu bitaro by'i Nairobi muri Kenya azize uburwayi. Yari afite imyaka 69. Mu 2014 yagenewe igihembo cyo guteza imbere ururimi n'umuco, yahawe n'Inteko Nyarwanda y'Ururimi n'Umuco. Iki gihembo cyashyikirijwe Kaminuza Nkuru Gatolika y'u Rwanda yamwitiriwe ikorera Isave mu karere ka Gisagara, cyakirwa na Diyosezi ya Butare.